Umugore n'itorero, itorero n'umugore, itorero n'umugore. Umugore umwe wakuwe mu mugabo akamubera umufasha akamwuzuza akamubyarira. Umuyobozi w'ibikorwa by'umuhamagaro w'umugore n'umuyobozi w'ibikorwa by'itorero tubararikiye ikiganiro aho tuzasubiza bimwe mu bibazo birebana n'iyo mihamagaro yombi. Tuzaboneraho kandi no gusengera abatuye mu karere k'ibiyaga bigari. Ni kuri uyu wa gatatu tariki 29 ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka saa 3 z'umugoroba ku isaha y'i Burayi. Bagore namwe bakobwa, bagabo namwe basore, ntimucikwe, birabareba. Ikaze Yesu Kristo w'i Nazareti abaho umugisha. Umugore n'itorero, itorero n'umugore, itorero n'umugore. Umugore umwe wakuwe mu mugabo akamubera umufasha akamwuzuza akamubyarira. umuyobozi w'ibikorwa by'umuhamagaro w'umugore n'umuyobozi w'ibikorwa by'itorero tubararikiye ikiganiro aho tuzasubiza bimwe mu bibazo birebana n'iyo mihamagaro yombi. Tuzaboneraho kandi no gusengera abatuye mu karere k'ibiyaga bigari. Ni kuri uyu wa gatatu tariki 29 ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka saa 3 z'umugoroba ku isaha y'i Burayi. Bagore namwe bakobwa, bagabo namwe basore, ntimucikwe, birabareba. Ikaze Yesu Kristo w'i Nazareti abaho umugisha. Yesu ashimwe nshuti bavandimwe, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Abatwumva mwese, abaduteze amatwi kuri uyu mugoroba, mbahaye ikaze kandi ndabakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Nk'uko mubimenyereye, mumaze kumenyera ijwi, mumaze kuryumva, mumaze kurimenya, ni njyewe STF Tabita Tete, muri kumwe muri studio, ariko nkaba ntari njyenyine, ntabwo ndi njyenyine nk'uko mwabyumvishe mu itangazo. Ndi kumwe n'undi mwene data. Yego, ndagushimiye mwene data mukundwa Esther F. Yewe ndi Rusi, nanjye ndumva mumenyereye. Yego, nkaba ndi umukristo uhishuwe, nkaba ndi umuyobozi w'ibikorwa by'umuhamagaro w'umugore. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, nishimiye kubana namwe kuri uyu mugoroba. Umugore n'itorero, itorero n'umugore, itorero n'umugore. Umugore umwe wakuwe mu mugabo akamubera umufasha akamwuzuza akamubyarira. Umuyobozi w'ibikorwa by'umuhamagaro w'umugore n'umuyobozi w'ibikorwa by'itorero tubararikiye ikiganiro aho tuzasubiza bimwe mu bibazo birebana n'iyo mihamagaro yombi. Tuzaboneraho kandi no gusengera abatuye mu karere k'ibiyaga bigari. Ni kuri uyu wa gatatu tariki 29 ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka saa 3 z'umugoroba ku isaha y'i Burayi. Bagore namwe bakobwa, bagabo namwe basore, ntimucikwe, birabareba. Ikaze Yesu Kristo w'i Nazareti abaho umugisha. Yesu ashimwe. Rero mumaze kumva abo muri kumwe, nk'uko rero mubyumvishe duhuriye hano muri studio twembi,
Tabita Tete Rusi F nk'umuyobozi w'ibikorwa by'itorero, umukristo uhishuwe nk'uko mwabyumvishe mwene data nawe abivuga. Twe duhujwe uyu munsi muri studio kuri uyu munsi w'itariki ya 29 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025. Turahuye muri studio kugira ngo dusobanure bimwe mu bibazo bijyanye n'iyi mihamagaro yombi. Iyi mihamagaro yombi ifite aho ihurira. Iyi mihamagaro yombi, umuhamagaro w'umugore n'umuhamagaro w'itorero, nawo bifite aho bihurira byombi. Bihuzwa nuko byombi ari abafasha, umugore nk'umufasha n'itorero riyobowe n'umwuka wera nk'umufasha. Rero turagira ngo dutange umucyo kuri iyi mihamagaro yombi kugira ngo abantu barusheho gusobanukirwa. Umugore n'itorero, itorero n'umugore, itorero n'umugore. Turakomeza rero tubibutsa ko itorero ryagiyeho ku mugaragaro. Hatangijwe itorero ku mugaragaro ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2024. Niho hatangijwe ku mugaragaro ubwiza bw'itorero rya nyuma. Ni ikiganiro cyatambutse kuri YouTube, kuri chaîne y'ububyutse muri Afrika hagati, ndetse no ku bwiza bw'itorero, naho chaîne yitwa ubwiza bw'itorero naho mwakibonaho. Ntago twabivuga mu magambo arambuye kugira ngo usobanukirwe neza, ushobora gusubira inyuma. Ni ikiganiro cyatambutse nk'uko mbivuze ku itariki 4 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2024. Wagishakaho ukacyumva, ugasobanukirwa neza kurushaho, ukumva uko itorero rya nyuma rya Yesu Kristo rimeze, uko riteye, uko icyo rije gukora, ugasobanukirwa kurushaho. Twabibutsa kandi ko twabibutsa kandi ko kuri 27 ukwezi kwa 12 umwaka ushize hatangiye ku mugaragaro umuhamagaro w'umugore. Muri uyu muhamagaro twabonye ko ari ubwiru bwahishwe mu bwiru bugomba guhishurwa. Hari ibimenyetso biburanga bigomba kugenda bihishurwa cyangwa bimenwa. Ku bakurikira izi chaîne zacu nk'uko mwene data bivuze, umukozi w'Imana, mama w'amahanga mumenyereye, yatangiye kumena ibyo bimenyetso. Kugeza ubu ngubu hamaze kumenwa ibimenyetso 2 cyangwa guhishurwa ibimenyetso 2. Ntabwo rero twabyinjiramo, nibyo tuzajya tugenda tubabwira mwumva buhoro buhoro, kandi tukabakangurira kugira ngo mujye kureba ibiganiro bitambuka kuri izo chaîne zacu. Niba mushaka kuri uwo muhamagaro w'umugore uko watangijwe, ni kuri iyi tariki mbabwiye, mujye kureba muhishurirwe. Yesu abaho umugisha. Umugore umwe wakuwe mu mugabo, akamubera umufasha, akamwuzuza, akamubyarira. Umuyobozi w'ibikorwa by'umuhamagaro w'umugore n'umuyobozi w'ibikorwa by'itorero tubararikiye ikiganiro aho tuzasubiza bimwe mu bibazo birebana n'iyo mihamagaro yombi. Rero twagiye twakira ibibazo binyuranye. Twari twatanze umurongo wa telefone wo kunyuzaho ibibazo kuba bifite. Twagiye twakira ibibazo rero. Ndakeka ko njyewe ku rwanjye ruhande ku birebana n'ibikorwa by'itorero hari ibibazo nakiriye. Yewe nanjye narayibonye byinshi birebana n'umuhamagaro w'umugore. Ibibazo byinshi twarayibonye. Turagerageza gusubiza bimwe muri byo uko tubishobojwe. naho ye uwezwe n'uwezwe, uwandura yandure. Ibihe dore bya bihe, nimukanguke bwa bubyutse buraje. Mwakira ibihe bidasanzwe. Uwiteka
yavuze iby'abahanuzi bahanuye kuva kera dore ngibi imirindi yagira hinda torero webwe bubyutse buraje dore ibihe byahanuwe birasohoye byabiye Yesu yaduteguje ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa bugahamiriza amahanga yose yo ku isi torero webwe bubyutse bwahageze rero ntabwo muri studio duhari twenyine twagerageje gushaka ku murongo wa telefone umuyobozi wacu kugira ngo umuyobozi wacu wabahishuwe mama w'amahanga kugira ngo tubane muri iki kiganiro kugira ngo nawe agire bimwe yasobanura agire bimwe yageza ku baduteze amatwi. Twabashije kumubona ariko bigoye ku buryo dutegereje ko aza kongera kutubwira twavuganye kare ku murongo twamubonye twemera ko aza kuboneka turareba neza ko mu kanya yongera kuboneka turabizeza nitugira amahirwe tugira ubuntu bwo ko umurongo ugenda neza turamubona turamuha ijambo. Uzahera ku mutima umenetse by'ukuri ukongeza umuryango ufata igihugu uzakwira akarere n'Afurika yose namwe kota amasindi mukenyere mwakira ububyutse bwaje. Tucyumva aka karirimbo rero reka mwene data Rusbe wareba ku murongo niba atari yatubwira ko yabonetse. oya ntabwo araboneka. Okay turakomeza gutegereza reka dukomeze twumva ku karirimbo. Uzahera ku mutima umenetse by'ukuri ukongeza umuryango ufata igihugu uzakwira akarere n'Afurika yose namwe kota amasindi mukenyere mwakira ububyutse bwaje. Mukenyere mwakira ububyutse bwaje. Mukenyere mwakira ububyutse bwaje. Mukenyere mwakira ububyutse bwaje. Rero nk'uko twabivuze nk'uko twatangiye tubibabwira ibibazo twakiriye ni byinshi mwene data Rusbe yabivuze hari ibyo yakiriye ku ruhande rwe yego hari n'ibyo nanjye nakiriye ntabwo twabisubiriza rimwe icyarimwe ni byinshi pe ni byinshi kandi bisaba bimwe na bimwe bigenda bisaba umwanya uhagije kugira ngo umuntu adevelope kugira ngo abantu ahere ku itangiriro uko byatangiye kugira ngo abantu babashe kubyumva neza kuko nk'uko mubizi itorero ntabwo ari ikintu kivutse nonaha ndetse n'umuhamagaro w'umugore nawo nuko ntabwo ari ikintu wavuga gutya gusa rimwe ngo abantu bahite bumva ni ibintu bigenda bifata umwanya. Rero tuzajya tugenda dufata igihe gihagije ko tubonye umwanya mujye musuriza isheni kenshi ndetse kugira ngo tugende dusobanura buhoro buhoro uko ibihe bidukundiye n'uko umwanya ubonetse. Naho torero ibyahanuwe birasohoye byabiye Satani atinya umwuka wera azaba yasutswe ku bantu bose maze urugamba rw'umwuka ruhindura isura torero we ububyutse dore bwaje. Haleluya byabihe byo guharura inzira imitima yose ikitegura umwami Yesu dore araje gutwara umugeni yakoye torero we ububyutse bwageze. Uzahera ku mutima umenetse by'ukuri ukongeza umuryango ufata igihugu uzakwira akarere n'Afurika yose namwe kota amasindi mukenyere mwakira ububyutse bwaje. Reka rero dukomeze tugiye kujya ku bibazo dutangire dusoma ibibazo bimwe na bimwe twagerageje gutoranyamo ibyihuse kugira ngo tucunguze uburyo umwete. Reka mwene data Rusbe Ezira umwanditsi adusomera ikibazo cya mbere. Ijambo ni ryawe mwene data. Urakoze mwene data.
ikibazo cya mbere kiri ku itorero. Ikigaragara ni uko abantu benshi barakurikira ibibazo twabonye berekana ko mukurikira shene zacu. Ni ukuri murakoze, turabashimiye, Imana ijya ibaduhera umugisha. Reka rero uwabajije ikibazo aragira ati, ko twumva kanaka ngo ari mu idini gatolika, ngo undi ni umuporo, ngo undi asenga mu badive, ngo undi ngo ni umwangirikani, n'andi madini menshi tutarondoye. Akagira ati, akibaza ati, ayo madini yose ataniye he cyangwa ahuriye he n'itorero? Ni ikibazo cyiza cyane, ni ikibazo cyiza. Nk'umuyobozi w'ibikorwa by'itorero ndagerageza gusubiza rwose, ariko kugira ngo cyumvikane neza kandi bisobanuke neza, natanga ubusobanuro bw'idini ndetse n'ubusobanuro bw'itorero kugira ngo twumve aho bitandukanira, kuko iki gihe cya none biragoye kugira ngo umuntu atandukanye koko nk'uko abibaza idini n'itorero. Nibyo turi bwifashishe rero kugira ngo tubone aho bitandukanira. Reka mpere ku idini. Idini hari n'ibiganiro twagiye dutambutsa mu minsi yashize, nabyo bisobanura, bitanga ibisobanuro nabyo byiza ku idini ndetse n'itorero. Mujye musubira inyuma mujye kubyumva, nabyo ni byiza, birushaho gusobanuka neza. Ubundi muri make nshobora kuvuga ko idini ari n'abantu bihuza bagakora icyo nakwita ishyirahamwe, bagashyiraho amategeko yabo n'amabwiriza bibagenga bakurikiza, bo ubwabo bivaniye muri bo, mu bitekerezo byabo, mu mitima yabo, bakabishyiraho, bakaba ari byo bibahuza, bakabigenderaho. Cyangwa se nanone nkaba navuga ngo ni abantu bajya ku Mana ngo ibahe ibyo bashaka, bayishakaho ibiganza byayo, ntibashake mu maso hayo, bashaka kujya ku Mana ariko bo ntibashake ko Imana iza muri bo. Donc bitwaza Imana bakavuga ko bayishaka, ariko bo bayishakaho intoke zayo, bayishakaho ibifatika, bitwaje iryo zina Imana, badashaka ko bo iza muri bo. Donc ni abantu bayobowe n'ibitekerezo byabo bwite, bitwaje ijambo ry'Imana, bitwaje Yesu Kristo, bavuga ku munwa ariko atari mu mitima yabo, batamushaka ngo yinjire mu buzima bwabo agire ibyo ahindura, ahubwo bo bishyiraho ibyabo, Yesu akaza ngo bamutware mu ibyo byabo, mbese bamuyoboresha ibyo byabo bishyiriyeho. Voilà, idini nuko narivuga muri make. Rero aho bitandukanire rero n'itorero, itorero nuko ni abantu bashaka Imana, tubyumve neza, biratandukanye. Ni abantu bashaka Imana, bakayitega amatwi, bakumva iby'Imana ibabwiye, bagakora ugushaka kwabo, bakayumvira. Donc mu itorero nta mihango ibamo, donc ni umwuka w'Imana, kuko itorero riyoborwa n'umwuka w'Imana. Bizera Yesu Kristo nta buryarya, bagashaka Imana, Imana nayo bakayibona, kuko ijambo ryo ratubwira ngo nimunshakana umwete muzambona, nkunda abankunda, kandi abanshakana umwete barambona. Rero ni abantu bashaka Imana, bakayijyaho koko baciye bugufi, Imana nayo ikabumva, abo bantu bakayemera kwibayobora, bakayumvira, bakagendera mu byo ibategetse, bakayoborwa n'umwuka wayo. Abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Abo rero bemeye bizeye Yesu Kristo nibo bagize itorero. Abo bizeye Yesu Kristo nta buryarya, bakamwakira mu buzima bwabo, bakemerwa kuyoborwa nawe, bakagenda, kuko iyo umwizeye aguha umwuka wakakuyobora. Rero abo ngabo bayoborwa n'umwuka kubwo kwizera Yesu Kristo mu bugingo bwabo. Abo nibo torero. Wowe nanjye nuriya nitwe duhura
tugakora icyo bita umubiri wa Kristo, tukaba tubaye itorero. Niyo mpamvu muri iyi ndirimbo yacu iryoshye cyane y'itorero ivuga ngo ni itorero rihera ububyutse buhera mu mutima umenetse, mu mutima w'umuntu. Yesu Kristo, itorero rihera mu mutima. Yesu Kristo araza muri wowe ukaba ubaye itorero d'office, ukaba urugingo ku mubiri wa Kristo, n'undi akaba urugingo, mwahura mwese mugaforma umubiri wa Kristo. Icyo gihe rero dutangira urugendo rwo kwezwa nk'abageni ba Kristo, abazaza gutwara akabishyira nta kizinga nta n'umunkanyari. Yesu aduhana umugisha. uzahera ku mutima umenetse by'ukuri, ukongeza umuryango ufata igihugu, uzakwira akarere n'Afurika yose, namwe ipfota amasimbi mukenyere mwakira ububyutse bwaje. Ndezera ko biri kugenda bisobanuka rero, byumvikane neza ko idini nk'uko tubivuze, nk'uko byumvikanye, riyobowe n'umwuka wo kugoma, icyo twakwita mu Gifaransa, muri rurimi rw'Igifaransa bita rebellion. Ibyo tuzabibona nitugenda dusubiza ibibazo uko umwuka uyoboye idini aho wakomotse, nitugirirwa ubuntu tuzagenda tubyumva, tubicukumbure, tumenye aho idini ryaturutse, ndetse n'umwuka uriyoboye wari ukuntu ari umwuka wa rebellion. Naho itorero rikaba riyobowe n'umwuka w'Imana, ari wo mwuka wera twahawe na Yesu Kristo, yaribyaje amazi n'amaraso. Itorero kandi ni rimwe. Aha nahita nkuraho urujijo rw'umuntu wakwibaza ati se itorero ni nangahe? Ariya yose twabonye ni amadini, kuko ayobowe n'abantu afite imigenzo n'amategeko n'amabwiriza abigenga, batahawe atava mu ijuru, yabo bishyiriyeho, bakagira na siyo mabwiriza, niyo mabwiriza. Rero ubwo urumva nta mwuka urimo, nta mwuka w'Imana ubarimo. Nabyo tuzagenda tubireba neza, tucukumbure, tumenye naho itorero uko ryavutse, uko ryavukiye mu rubavu rwa Kristo, rikava mu mazi n'amaraso ku musaraba i Golgotha. mukenyere mwakira ububyutse buraje, mukenyere mwakira ububyutse buraje, mukenyere mwakira ububyutse buraje. uzahera ku mutima umenetse by'ukuri, ukongeza umuryango ufata igihugu, uzakwira akarere n'Afurika yose, namwe ipfota amasimbi mukenyere mwakira ububyutse buraje. uzahera ku mutima umenetse by'ukuri, ukongeza umuryango ufata igihugu, uzakwira akarere n'Afurika yose, namwe ipfota amasimbi mukenyere mwakira ububyutse bwaje. turakomeje n'ikibazo twabajijwe ku muhamagaro w'umugore. Reka ndeke mwene data Esther F akidusomere. Reka ngusomere mwene data. Uwabajije ikibazo yarabajije agira ati, muri uyu muhamagaro w'umugore bivuze ko umugore ari we ugiye kujya afata ibyemezo biremereye, nk'uko ubu ngubu usanga umugabo ari we ufata ibyemezo kandi ari nawe wiganje mu nzego zifata ibyemezo? Ati mudusobanurire. urakoze mwene data. Icyo nibutsa ni uko ibi biganiro akenshi turabwira abakijijwe, abakiriye agakiza, kubera ko aribo bashobora kugenda babyumva. Abatarakira agakiza nabo tukabakangurira kugira ngo bakakire. Ubwo igihe nikigera turongera tubyibutse. Icyo nasubiza rero kuri iki kibazo wakibajije, sinzi niba ari umugabo cyangwa ari umugore, njye nabwira abagabo nimutekane, kubera ko
ntabwo ari muvoma ibyutse, ntabwo ari Beijing, ahubwo Beijing igiye kuvaho. Umugore araje kugira ngo abashyikirize ibyo yahishuriwe. umugore umwe wakuwe mu mugabo akamubera umufasha akamwuzuza akamubyarira mu nda ye niho hakomotse abariko yabyaye abami intwari n'ibihangange Uwiteka yaramukoresheje ashyira urwango hagati y'urubyaro rwe n'urw'inzoka uyu mugore afite ibanga ni nayo mpamvu yahagurukije Esiteri atabara be batarashirira ku icumu umugore ari mu rugamba urugamba na Yesu azanye impinduka mu rugamba twaje intwaro zose z'umwuka mu rugamba haleluya rugamba ari ku rugamba. Umugore rero aje gusubiza mu buryo ibyo yishe, reka tubivuge gutyo. Erega umugore niba akoze icyaha agishyiramo n'umugabo, niyo mpamvu burya ngo aho byapfiriye niho bikirizwa. Umugore ahishuriwe ko aje kwerekana aho byapfiriye. Haleluya. Kuva umugore akoze icyaha, Satani yahise afata umugabo atuma apyinagaza umugore, aramwandarika, amuhindura, yewe abenshi murabizi amazina ntabwo twayasubiramo, ariko ubu noneho ni igihe kugira ngo umugabo asubirane icyubahiro nk'uko Imana yamuremye, asubire mu mwanya we, kugira ngo umugore ni ukuvuga ko yisobanukiwe, none agiye no gutuma umugabo nawe asobanukirwa, ajye mu mwanya we, atware nk'uko Imana yabitegetse yabishyizeho. Na Yesu azanye impinduka mu rugamba twaje intwaro zose z'umwuka mu rugamba haleluya rugamba ari ku rugamba. Umugore niwe Uwiteka yahisemo amunyuzamo umucunguzi Yesu Kristo ngo azakize isi. Yesu kumva ye azutse yiyeretse umugore bwa mbere, abigishwa be bikingiranye mu nzu bose bafite ubwoba. Umugabo azahabwa icyubahiro, ajye mu mwanya we, umugore nawe ari mu mwanya we. Nibigenda gutyo abana nabo bazajya mu mwanya wabo, umuryango umere neza nk'uko byari bimeze muri Edeni. Uko Imana yabigennye niko bigomba kumera. Ni icyo rero kizanye umugore, ni icyo ngicyo gihagurukije umugore kugira ngo byose bijye mu buryo, izina rya Data ryubahwe, Yesu Kristo amenyekane mu miryango. Haleluya. Ububyutse buzaturuka mu mutima wanjye, buzatangira mu mutima wanjye, bukajya ku mutware wanjye, bukajya mu bana, buzakomeze, ubundi buzagire no ku isi yose. Iyo niyo misiyo dufite. Haleluya. Yes, biraryoshye rwose. Haleluya. Ni nayo mpamvu ahagurukijwe muri ibi bihe bya nyuma ngo azatinyura itorero uko byagenze kubigishwa. Ninduzi impamvu ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'umugani w'abakobwa 10, itorero rikaba umugeni. Urugamba na Yesu azanye impinduka ku rugamba twaje intwaro zose z'umwuka mu rugamba haleluya rugamba ari ku rugamba. Urugamba na Yesu azanye impinduka ku rugamba twaje intwaro zose z'umwuka mu rugamba haleluya rugamba ari ku rugamba. Urugamba na Yesu azanye impinduka ku rugamba twaje intwaro zose z'umwuka mu rugamba haleluya rugamba ari ku rugamba. Urugamba na Yesu
birumvikana rero ngarutse ku byo nariho mvuga, hashobora kuba hari abagabo b'inkomere batabyumva neza, ariko nawe ni ukugira ngo mbahumurize, mbabwire ko Yesu Kristo ari we muti. Yesu Kristo ni wo muti. Abadafite agakiza bazakakira, nicyo twifuza, kandi abagafite bagakomereho kugira ngo twese, ari umugabo mu mwanya we, umugore mu mwanya we, twese buri wese mu mwanya we, tubigendanemo neza, ubundi Yesu Kristo ahabwe icyubahiro. Haleluya. Amen, amen. urugamba muri iyi minsi abagabo benshi bahuze batakaje agaciro bahawe n'uhoraho. Urugamba umugore ari ku rugamba, umwami wacu Yesu agiye kugaruka, isi ikeneye intwari z'ibiharamagara. Urugamba umugore ari ku rugamba, na Yesu azanye impinduka ku rugamba, twaje intwaro zose z'umwuka ku rugamba. Haleluya, urugamba ari ku rugamba. Hey, hey. Reka dukomeze hagati aho ngaho, reka twongere tugerageze turebe ko tubona umuyobozi wacu mama w'amahanga. Ntabwo byoroshye, muratwihanganira, ni ku murongo wa telefone. Reka twongere duse n'abamuhamagara twumve ko aboneka, kuko iminota yari yaduhaye ndabona igeze. Mwihangane gatoya nawe twumve icyo yatuganiriza kuri uyu mugoroba. naho ye uwezwe n'uwezwe wandura yandure ibihe dore bya bihe nimukanguke bwabubyutse buraje, mwakira ibihe bidasanzwe. Turimo turahamagara, birimo birasa n'ibicamo, ariko reka twumve mbe nkupye tube twumva ku karirimbo. Araduhamagara, buriya yabibonye. Merci beaucoup. Uwiteka yavuze iby'abahanuzi bahanuye kuva kera, dore ngibi imirindi yagira hinda, torero webwe bubyutse buraje. Ibihe byahanuwe birasohoye, byabihe Yesu yaduteguje ko ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa, bugahamiriza amahanga yose yo ku isi. Torero webwe bubyutse bwahageze, uzahera ku mutima umenetse by'ukuri, kuko ndabona yarabonetse. Haleluya, Imana ishimwe. Reka tumwakire ku murongo wa telefone. Alo. Yesu ashimwe. Mwakongera ijwi kugira ngo twumve ko tubumva neza. Ayayaya, ko tutakumva, ko tukumvira kure. Yego, ndumva noneho byari bije. Turakwakiriye muyobozi, ikaze muri studio y'ububyutse muri Afurika hagati. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Imana ishimwe ko bitunganye. Amen. Rero ntabwo nzi sinzi ibibazo, ntabwo nzi ubwo mwambwira kuko yego turabatunguye, ariko turanezerewe kubana namwe muri studio, nubwo bitoroshye. Tubashimiye akanya muduhaye. Akazi akaba ari kenshi, turabizi ko bitoroshye, ariko nukuri Imana ibaha umugisha ko mubashije kuboneka mukatugenera iminota mikeya. Twari dufite ibibazo twagiye twakira ku muhamagaro w'umugore ndetse no ku itorero muri rusange. Rero hari bimwe twifuje ko mwadusubiriza, abaduteze amatwi nabo bakumva icyo mubabwira. Yego.
naho ijambo nizere mwene ko data atari byinshi. ntabwo ari byinshi ntabwo ntabwo ari ari byinshi byinshi. Yego, hari ikibazo ku itorero. Ku itorero umwe arabaza ngo ubundi idini ryatangiye ryari, ryatangijwe nande? ni ikibazo cyiza. Ni ikibazo cyiza, reka ikindi akivuga nyuma. Yego. ijambo ni iryanyu, ijambo ni iryanyu idini muyobozi. idini ryatangiye ryari, ryatangijwe nande? Yego. Yego. Okay. 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 Mushobora kudusomera Yesaya 14 uhereye ku murongo wa 12 ukageza ku 14? Yego, Yesaya 14. Yego, ruteye kuhagera. Yesaya 14. Yesaya 14 umurongo wa kangahe? Kuva ku murongo wa 12 kugeza ku wa 14. 12. Wa nyenyeri yo mu ruturuturu we, mwana w'umuseke, kuvuye mu ijuru ukagwa, uwaneshaga amahanga ko baguciye bakakugeza ku butaka, waribwira guti nzazamuka njye mu ijuru. aho ngaho please genda gahoro wumve ibigwi bye, uwatangije idini ndagira ngo bamwumve, abantu bose bamwumve. Nzazamuka njye mu ijuru, mpuze intebe yanjye y'ubwami isumba inyenyeri z'Imana, kandi uti nzicara ku musozi w'iteraniro mu ruhande rw'impera y'ikasikasi. Nzazamuka ndengaho ibicu bigarukira, nzaba nk'isumba byose. Ko nyagasani. Nguwo rero shebuja w'idini, ngaho aho idini rikura amavuta ni kuri shebuja waryo Satani. Uyu ni Satani wa igihe yireberaga ku Mana adashaka kuyoborwa n'uwamuremye. Yego. Yari afite umwanya mwiza cyane, hanyuma ngo aribwira ngo azazamuka, yongera azamuke arenge, ndetse aravuga ngo arashaka kumera nk'isumba byose. Niwe rero watangije idini, ndetse n'igihe naritangirije no mu ijuru haba n'intambara, kuko idini kindi ni intambara, n'imirwano, n'ubugome. Idini ryatangijwe na se w'ibinyoma n'umugome ari we Satani. Hanyuma wenda abatwumva nazama icyo cya Ezekiel 28 kugeza kuri 19 aho barimo kuvuga ibigwi by'uyu watangije idini. Rero characteristics z'idini n'uyu, mbese uko uyu nguyu ameze ubu ngubu muzi ko ari we Satani, ari we uyobya isi, ari we ujyana abantu ikuzimu, ari we Yesu Kristo yatsinze ku musaraba akamuhemura, ari we ari uturwanya. Yego, ari uturwanya, ari we wari mu bafarisayo kiriya gihe, ari we n'ubu mu bayobozi b'amadini muri iki gihe. Ndumva idini niyo barivuze murantonetse murambikiye, ariko natwara umwanya ndimo kuvuga uri utaha Imana iduhaye umwagije ntanze aho ryaturutse, ariko ryarakomeje zigiza muri idini. Nanone akora irindi dini rye, hanyuma ariko byateye imera kumeza uko tuzabizana tuzagere noneho ku mugaragaro, aho mu itangiriro 11 ntabwo muri buhasome, kuko ibyo nibyo tuzasubiramo ubutaha dufite umwanya. Urumva mwarimo gutangira. Yego. Nibyo rwose. Yes, igihe cyane itangiriro 11 igihe cyane murodi. Idini rizakomeza rero kugeza tuzashyike kuri aya ngaya. Hari rero ndumva nibura wabajije abonye ifatizo. Yego, murakoze. Hari ikindi kibazo
kirabashimisha ngo ubundi itorero ryatangiye ryari amen amen ngo ubundi itorero ryatangiye ryari ryatangijwe Mm. nande Hallelujah. Okay. Yeah, itorero nanjye biranejereje wa mugani wa Yesu ati wabimenye. Ya nanone rero ndabohereza gusoma kuko muranamfatiranye cyane. Ya ndabohereza gusoma Matayo 16 uhereye ku murongo wa 13 kugeza ku wa 18. Matayo 16 kuva kuri 15 Uhereye ku murongo wa 13 kuva ku murongo wa 13. Yego. yego Petero ahamya ko Yesu ari Kristo nuko Exact. Yesu ajya mu gihugu cy'i Kayisariya ya Filipo abaza abigishwa be ati abantu bagira ngo umwana w'umuntu ndinde baramusubiza bati bamwe bagira ngo uri Yohana umubatiza abandi ngo uri Eliya abandi ngo uri Yeremiya cyangwa ngo uri umwe mu bahanuzi arababaza ati ariko mwebwe ubwanyu mugira ngo ndinde Simoni Petero aramusubiza ati uri Kristo umwana w'Imana ihoraho Yesu Hallelujah, aramusubiza ati urahirwa Simoni wa Yona kuko umubiri n'amaraso atari byo byabiguhishuriye ahubwo ni data wo mu ijuru nanjye ndakubwira nti Aho nshaka kurahageze. yego nanjye ndakubwira nti uri Petero kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare Hallelujah. kandi Hallelujah. amarembo y'ikuzimu ntazarishobora Hallelujah. iryo ni ijambo ry'Imana dushima Imana. Yes, ashimwe cyane. Donc nahi twahereye hejuru kugira ngo mwumve abigishwa bari bamaze iminsi bajya impaka bya bindi by'amagambo y'abantu babana nyine barimo kwibaza kuko bari bafite ibihombo byinshi cyane. Bibaza uwo ari we, niba ari we koko uzazana guverinoma, niba ari we koko uzagira ikintu abamarira, kuko buri gihe umuntu wese areba inyungu ze ndetse wuzuye umwuka wera niwe ureba inyungu za Kristo. Noneho urumva bagiye impaka we Yesu we yarabimenye, nibwo rero bongeye guhura atangiye ababajije ariko agira ngo yumve ibyabo. Baratangira bari baraye bamuvuze mu by'ukuri atangiye bati buri Yeremiya niko hanze bavuga ati mwebwe kiriya gisubizo cya mbere mu by'ukuri ntabwo watubwira intervale zabayemo kugira ngo babyibaze, ariko ijuru ryaratabaye kuko cyari igihe cyo kugira ngo itorero bwa mbere mu kanwa ka Yesu havemo itorero. Nuko nibwo rero yavugaga ati naho mwebwe, Petero ahita avuga ati twebwe uri Kristo umwana w'Imana. Aravuga ati nta nubwo ari inyama n'amaraso nk'uko yamubwiye ati ijuru rirakumpishuriye ko ndi Kristo kandi ndi urutare. Noneho ati uri Piyeri, wowe uri Petero, wowe uri ibuye, none uhishuriwe ko ndi urutare. Kuri urwo rutare rero ari rwo jyewe, niyo fondasiyo kabisa. Nzubaka, ntabwo avuze ngo soma neza wumve niba avuze ngo nzubaka cyangwa nubatse. nanjye ndakubwira nti uri Petero kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare. Nzubaka bwa mbere bivuye mu kanwa ka Yesu ubwe ko ashimye Petero ko ahishuriwe n'ijuru ko ari we Kristo, ko ari we rutare, kandi kuri urwo rutare ko ariho azubaka itorero rye. Rero kugira ngo rwose nongere nkosore bene abagatulika cyangwa abandi bashobora kumva ukundi bavuga ko ngo yubatse ngo itorero ryo kuri Petero. Mana yanjye, ntabwo yaryubaka kuri Petero rwose, ntabwo byakunda. Fondasiyo ya Petero byari kuba byarahirimye. Rero aho niho hambere itorero ryavuzwe. Ahandi ni hariya ku musaraba Igorogota aho cyavukiye, bamucumitaga icumu mu rubavu hakavamo amaraso n'amazi. Muzi ko n'umugore kubyara ariko bigenda.
donc ni ukuvuga ngo itorero azaryubaka Golgotha riravutse hanyuma umwuka wera aramanutse mu cyumba cyo hejuru. Noneho mu byakozwe n'intumwa kabiri rero Petero wa wundi wahishuriwe ko ari we Kristo ari we rutare agira rero itorero rya atangira mu 2000 murabizi mwese disikuru yavuze no itorero ngo hakijijwe 3000 ariko bari benshi kurushaho kuko bashobora kuba barabaza abagabo abagore n'abana batarimo. Muri make rero itorero mwumvise ukuntu bitandukanye n'idini. Nongo idini ryatangijwe na Satani, itorero ritangirwa na Kristo. Abo rero n'abanzi b'ibihe byose. Ndumva ubutaha tuzagira umwanya w'ibiganiro, tuzajya tugira amasaha menshi kuko nicyo dukeneye ko ijuru rikomeza guhishura ibyarebereje abantu benshi. Umuntu ari mu kintu cya institution ifite izina akacyitirira itorero, nabo bahunga kwitwa idini babeshya, ariko kuko baba ari ibyo ni uburyarya buteye ubwoba. Nabo ntabwo bashaka ngo ko babita idini, ariko mu by'ukuri riba ari ryo. Icyo wenda nabwira abatwumva ni uko hagati, kuko hari ababyibajije, hagati muri iryo dini, muri ayo madini ahari, ni ukuri harimo abakijijwe, barimo ariko nyine ni intambara kugira ngo uzakizwe umaramaze uri mu idini, uri muri iyo systeme, uri munsi y'ayo mavuta, uri munsi y'uwo nguwo ushaka iby'isi, uri munsi y'uwo nguwo ukora imishinga, ubona abantu bose babonamo inyungu. Kugira ngo uzakizwe umaramaze biragoye. Ari nayo mpamvu muri iki gihe uhereye no kuri jewe uvugana namwe, imyaka yashize igose yarinkuyemo nasohotse ndi inkomere mu by'ukuri. Yes, rero ikizakubwira itorero rya Yesu Kristo riyobowe n'umwuka wera. Aho umwuka wera ari rero nta mpaka, nta ntonganya, n'umudendezo, n'urukundo, n'ibyishimo, ni mu ntambara bakarwana hamwe kuko baba bahuje ntabwo bitera, baraterwa. Ndagira ngo tuve neza kuko ndumva vitesse yazamutse. Yego birasobanutse rwose. Kizakubwira umwuka wa Kristo aho uri, baraterwa bagafatana bakarwana bagakubita umwanzi mu izina rya Yesu, ariko bo ntabwo bitera hagati yabo. Amen. Rero niba hari ibibazo hagati y'abitwa ko ari abakristo, idini ryarinjiye tayari. Yego. Aho umwuka ari, icyabanduza cyose bahita bacyamagana. Ni ukuvuga ngo icyaha gitomoro kirihanwa. Iyo kosheje uhita wumva ubundi uba wera, hanyuma ugahita ako kanya wezwa n'amaso y'umwana w'intama w'Imana. Idini ryo ntabwo rijya ryihana, ntabwo rijya risaba imbabazi, ntabwo rijya ryemera ibyaha. Buri gihe riba rifite ingingo, riba rishaka gusobanura ibintu kuko ngo rizi ubwenge, bize filozofiya na teolojiya n'ayandi mazina atuma mera nabi. Yes, rero itandukaniro ni iryo. Abantu nibatongana, nibagira ibintu bapfa, abantu nibanga kwihana, umuntu udasaba imbabazi idini ryaramuzimagije, kudaca bugufi ni idini. Aho umwuka ari rero, umwuka ngo niwe wemeza abantu, niwe utwemeza ibyaha, niwe wemeza abandi ibyaha, niwe uturondora, abayoborwa nawo tukaba abana b'Imana. Ndumva narekera kuko nagora kandi nta n'akanya mfite, ariko ndumva nshubije ibyo mwambajije. Yego rwose birasobanutse neza. Tuzagira n'umwanya wo gukomeza kubirambura neza. Imana ibaha umugisha, ariko mwihangane gato tubahe n'ikindi kibazo kimwe mbere yuko tukibaha. Mubanze munywe, mufate ku mazi, mubobeze imihogo kuko ntabwo biba byoroshye. Mbabaze twumva aka karirimbo anatanda, twumva aka karirimbo kugira ngo tubahe ikindi kibazo cya kabiri. Ayowe mufite ibibazo ni byinshi ariko nta kanya mfite. Oya ni kimwe gusa rwose, kimwe, minota mike cyane. Umugore umwe wakuwe mu mugabo, akamubera umufasha, akamwuzuza, akamubyarira. Mu nda ye niho hakomotse abariko,
reka nsome ikibazo cya kabiri. Muranyumva? Okay. Yego. Ikibazo cya kabiri Byari kigiye byacitse. byari byacitse. Byari byacitse. Uranyumva? Yego turabumva neza. Mhm. Reka Mhm. nsome vuba ikibazo cya kabiri kiravuga ngo ni ku muhamagaro w'umugore. Kiravuga ngo twabwira iki abagabo bafatira ku ijambo ryo mu itangiriro rivuga ngo si byiza ko umugabo aba wenyine, tumuremere umufasha umukwiye, bigatuma bumva ko umugore ari uwo kunezeza umugabo gusa, ko umugore nta zindi nshingano afite uretse kunezeza umugabo. Abo ngo subiramo numve. Twabwira iki abagabo bafatira ku ijambo ryo mu itangiriro rivuga ngo si byiza ko umugabo aba wenyine, tumuremere umufasha umukwiye, noneho bigatuma abagabo bumva ko umugore ari uwo kunezeza umugabo gusa, cyangwa ko umugore nta zindi nshingano uretse nyine kunezeza umugabo. Kunezeza umugabo yaba yarambuye kumunezeza mu biki? Yabajije gutyo gusa, ntabwo yabidetaye. Okay. Noneho Imana ikaba yaravuze ngo si byiza ko uyu mugabo aba wenyine, reka muremere umufasha wo kumunezeza. Yego. Kumunezeza muri sanse yo kunezeza umubiri wese, byo kuryamana, kuko ndumva ariho hari yashakaga. Donc ko Imana yamuzaniye umugore wo kuryamana nawe. nuko twabonye ikibazo cyaje. Wenda twanagisubiza muri sanse zombi, kwaba ari ukunezeza umugore mu kuryama, kwaba ari no yirirwa musetsa se. Kari nk'agapupe wenda akaririmbo kakaza. Reka. Uyu wabajije iki ni umurwayi. Ni umurwayi muri sanse navuga. Ibi bintu birasabwa ko umuntu abisobanura neza, kubera irihishurirwa twagiriwe ubuntu byo kurimenya. Yego. Ntabwo umugore yaremewe kunezeza umugabo. Umugore yaremewe gufasha umugabo. Rero ahubwo bene abo bagabo baba bakomeretse, ntabwo bazi ubu bufasha icyo ari cyo. Tuzabusobanura. Iki ni igihe cyo kugira ngo ibintu byose bisobanuke. Imana niyo yabonye ko umugabo akeneye umufasha, ntabwo ari umugabo wamenye ko ngo hari icyo abura. Igihe cyose nta na rimwe yigeze yiplenya ku Mana. Yego. Uyu mugambi w'Imana wo kuremera umugabo umufasha, abantu ntibawuca amazi kuko urakomeye cyane n'ipfundo riri. Yego. Imana niyo yarebye isanga umugabo adashobora kuba wenyine, ntabwo byari gukomeza. Ari niyo mpamvu yamuremeye umufasha umukwiriye. None se Imana yarebye isanga umugabo akeneye akamarionete azajya yirirwa agakanda kakavuga. No. Ahangaha ni ukuminimiza n'iri jambo ry'Imana, ni ukuminimiza umugambi w'Imana. Ntabwo umugore yaremewe kugira ngo anezeze umugabo. Donc ibyifuzo by'umugabo byose mu mubiri amunezereze, kuko ahangaha ndabona bitari mu mwuka, ni mu mubiri 100%. Umufasha rwose ntabwo yaremwe kugira ngo aze anezeze umugabo bwa mbere mu mubiri. No. Ibi nitubijyamo abantu bagasobanukirwa, sinzi, ndumva ibintu bishobora no kuzanasobanuka neza. Ntabwo Imana yavuze ngo si byiza ko umugabo wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Ntabwo rwose yigeze avuga ngo ngiye kumuremera umuntu ugiye kuza akajya amunezeza, kuko ubu ntabwo anezerewe. Umugabo ntabwo yari anezerewe. Ntabwo yari yaramwe parfaitement. Ntabwo ureba ko n'ubuzima yari arimo atigeze yiplenya. Yego. Ntabwo mureba ko ahubwo Imana ariyo yabonye ikibazo cyari gihari. Yego. Exact. Yego. Ariko umugabo ntabwo yigeze yiplenya. Uyu wavuze rero ngo yaremewe kugira ngo azanezeze, mu by'ukuri Imana imufashe. Ndizera ko atari muri aba bitwa ngo ni abakozi b'Imana.
Mm. Ntabwo ari byo, Imana yari ifite umugambi ukomeye wagutse plani ikomeye ndetse ariyo tugiye kwinjiramo muri iki gihe. Haleluya. Reka rero musubize mvuga ngo ntabwo iri jambo bivuga ngo reka tumuremere umufasha umukwiriye, ntabwo ari kugira ngo amunezeze. Ntabwo ari kugira ngo anezeze umugabo, kuko umugabo yari anezerewe 100% kuko ngo yaremwe atunganye yuzuye. Yego. Ibyo Imana yaremye byose ni byiza kandi byari byuzuye, nta nenge n'imwe. Umugabo ntabwo yigeze asaba Imana ngo akeneye umunezereza. Oya, ibi ngibi tuzabisobanura, tuzabyinjiramo ngo muzanyibutsa. Ariko icyo nkuyeho ntabwo Imana yaremeye umugore kugira ngo anezeze umugabo. Oya. Kandi kunezereza umugabo keretse mumumbarije, ndumva ari mu buriri, ndumva ari mu mubiri, kuko uyu ndabona ibi byo kunezereza ari ibintu byo kuryamana. Ibi ngibi niko mbibona. Kuko hari ahandi se umuntu wabajije ibi ngibi yaba yashyize amaso. Kuko abantu benshi umutima wiyibageze mu buriri rwose. Imana rero imusange, ubutaha azasobanukirwa neza. Niba atarakizwa arakira Yesu Kristo, niba yarakijijwe aracyari kwa Mose ndetse aracyari mu bisi. Aba nibo bafata abagore nkaho ari ibikoresho, ari ibintu biri aho bidatekereza, bidafite nabo ni abarwayi, baba barwaye, bishakira ibya Mose niwe ubemerera gushaka abagore, Mose niwe ubemerera gusambana, Mose niwe ubemerera gukubita abagore, Mose niwe ubemerera kugira gute, Mose niwe ubemerera kubasenda, Mose niwe ubemerera kubashyira inyuma y'ingando, Mose niwe ubemerera kuko batabarwa, Mose niwe ubemerera uyu ari kwa Mose namubonye. Reka mpagarikira aha ngaha. Yego. Byaba bibabaje ari umugabo ukijijwe koko ufite Yesu, uvuga Yesu ubitekereza gutya. Yabavuga Yesu wa wundi wo kuri karate yasuje. Turabashimiye rero kubw'igihe ibibazo twari twateganyije n'ibyo ngibyo. Turabashimiye ku kanya kanyu muduhaye, ariko mubaye mugifite akanya twakwifuza gukomezanya namwe kuko twari dufite n'igice cya kabiri cy'amasengesho twifuzaga gusenga. Amasengesho gusengera akarere k'ibiyaga bigari, bari abantu bari mu kaga. Reka mfunge ndahari cyane, ndahari rwose. Yego. Yesu abaha umugisha. Reka dukomeze na gahunda, ubwo tubanze tuvuge amatangazo, ko twari dufite amatangazo yo kubwira abantu, tubone gusenga mu kanya kari buze. Ngiye kuba nkubye. Yego. Yego. Yesu abaha umugisha. Intwari n'ibihangange Uwiteka yaramukoresheje ashyira urwango hagati y'urubyaro rwe n'urw'inzoka. Uyu mugore afite ibanga, ni nayo mpamvu yahagurukije Esiteri atabara be batarashirira ku icumu. Umugore ari mu rugamba, na Yesu azanye impinduka mu rugamba. Twaje intwaro zose z'umwuka mu rugamba. Haleluya, rugamba ari ku rugamba. Na Yesu azanye impinduka mu rugamba. Twaje intwaro zose z'umwuka mu rugamba. Bakundwa bene data muteze amatwi, turizera tudashidikanya ko hari icyo mukuyemo. Tugerageje kuvuga muri make kuko igihe n'ukuri ntabwo kiba kidukundira kurambura, ariko buhoro uko tugenda tubona akanya tuzajya tugenda twongera dusubiramo kugira ngo bikunde bigende neza. Nk'uko mubyumvishe rero, turifuza ko twabana mu masengesho kugira ngo tuzirikane abavandimwe bari mu kaga mu karere k'ibiyaga bigari. Rwose ntimurambirwe, reka tubanze tubagezeho amatangazo, ariko mbere yuko mbasomera amatangazo reka mpe mwene data Rusibe Ezira umwanditsi abanza agira icyo ababwira.
haleluya haleluya. Yo Yesu Kristo abaho umugisha mwese mwese abaduteze amatwi. Yo reka tubashimire kubera ko ibiganiro ko dukora nta babyumva tuvuga ntihagire abumva ntacyo byaba bimaze. Yego turashimira rero abari ku bicaniro babana natwe buri munsi mu masengesho. Imana ikomeze ibishimire, ni ukuri. Yesu abaduhera umugisha. Hari abo tuzi, hari abaduhamagara, hari n'abo tutazi, tukagira gutya tukumva ngo mudusuhurize umuyobozi. Hari na mwene data wamwoherereje indirimbo avuga ukuntu amukunda. Ni ukuri niba uwo mwene data atwumva yumve ngo tumusabiye umugisha. Haleluya. Amen, Imana amen. yo mu ijuru ibakomeze, ibahishe mu mababa yayo. Nubwo bikomeye nimuhumure, mu ijuru dufite Imana itabara. Tuzahura vuba, duhoberane, twikubitane hasi. Turabagumbiriye mu Yego, izina rya Yesu Kristo turabagumbira none. kandi turabakunda. Turabakunda ni ukuri. Yego turashimira kandi bene data batugejejeho ibitekerezo byabo, bafata inisiyative bakatubwira ibyo batekereza ku muhamagaro w'umugore ku itorero. Yego badufashije kugira ngo iki kiganiro kibeho, abatwohereje ibibazo kuri iyi mihamagaro yombi, itorero rya nyuma, ubwiza bw'itorero rya nyuma n'umuhamagaro w'umugore. Turabashimiye. Haleluya. Yesu abaho umugisha Kandi rwose. turisegura kuko ibibazo byari byinshi, ni byinshi kandi turabifite, ntabwo twashobora kubisubiriza rimwe. Ariko mwumve ngo igihe kizajya kiboneka, tuzajya dufata igihe tugende tubisubiza buhoro buhoro. Ubu dusubije bikeya kubera nyine impamvu z'igihe, murabyumva kandi mutwihanganire. Amen, amen. Yego ariko mukomeze nyine abakurikira ibiganiro kuri shene y'ububyutse muri Afurika hagati n'iyo bwiza bw'itorero rya nyuma, kuko bazagenda bumva ibiganiro, bajye bagenda bumva ibiganiro, bumva ibisubizo ku bibazo bibaza. Mwese bene data tubasabiye umugisha, no muri ibi bihe bitoroshye mwumve ngo dufite Imana yo mu ijuru, dufite Yesu Kristo. Yesu Kristo niwe gisubizo, tumukomereho. Haleluya. Yesu abaho umugisha. Amen, amen. Imana iguhe umugisha muvandimwe. Haleluya, rugamba ari ku rugamba. Umugore niwe Uwiteka yahisemo, amunyuzamo umucunguzi Yesu Kristo ngo azakize isi. Yesu kumva. Reka dukomeze n'amatangazo mbere y'uko tujya mu gusenga, ko niho turi burangirize. Turajya mu gikorwa cyo gusenga, hanyuma tunasoza. Reka mbagize amatangazo mbere na mbere. Turashaka kugira ngo twibutse abantu bose, abatwumva, abaduteze amatwi, ndetse namwe muduteze amatwi mugende mubibwira namwe abo muhura nabo, ko abantu bose bagomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Agakiza bakagafata kakababera ubuzima. Mwakire Yesu Kristo ababera umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwanyu. Niwe buhungiro muri ibi bihe dusohoyemo bikomereye buri wese. Ni ukuri mwakire agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo, kugira ngo mukomerere muri Kristo. Aba ariho mwihisha, kuko niwe rutare, niwe bwugamo. Ibihe birakomeye, abari mu biyaga bigari murabizi kuturusha abari hanze, uretse ko n'abari hanze nabo ntibiboroheye. Evidama ni hose ku isi ibibazo n'ibibazo. Kristo niwe buhungiro rero. Abagafite namwe, abafite agakiza, abakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, nababwira ngo ni mumukomereho, mukomere mu gakiza, dukiranuke ku gato na kanini, kuko ni twebwe tugiye gushyirwaho ikimenyetso. Abafite agakiza katubere imari ikomeye, katubere zahabu y'igiciro, tugakomereho rwose, tukagundire rwose. Iryo ni itangazo rya mbere numvaga nifuza kubwira abatwumva bose. Ndakomeza rero n'amatangazo, ntumira abagore baboroga
ndagira ngo mpamagara abagore bose abatwumva bose, ndetse nibashaka nabo bagende bongere batumire abandi, baze tuboroge duhaguruke turengere urubyaro rwacu. Ahari aho ntitwabura abarokoka, ntitwabura abo turamira, ntitwabura abo abasigara. Ibihe bidusohoyeho, twasumbirijwe, urubyaro rwacu rurashize, rushiriye mu maso yacu tubireba. Ibi kandi ndagira ngo mbibutse ko ibisuguhurura ni abagore b'abahanga wuzuye isoko y'amarira mu maso yabo. Baze duce bugufi, bazi icyo gukora, bafite umutwaro w'uru rubyaro rwacu ruri gushira tureba, baze tujye imbere y'Imana dutakambe. Abadafite icyo Satani abarega, abagore bakomeye bazi icyo gukora, bakuze mu mwuka, nibo mpamagaye. Abagore bakuze mu mwuka, kandi n'abagabo ntibahejwe, nabo nuko baze dufatanye gutunganya, kugira ngo batikururira imivumo. Baze bafatanye n'abagore babo batikururira imivumo. Yes, ni kuko umugore ahishuriye ko ari ugomba gushyira ibintu mu buryo. Baze dufatanye n'ukuri kugira ngo turire urubyaro rwacu. Haleluya. Abagore biyemeje kuboroga rero, turahurira ku ntebe y'ubuntu. Link murimo murayibona kuri screen zanyu. Ndizera ko irimo igaragara. Ni buri wa mbere ku isaha ya 12 z'umugoroba ku isaha y'i Burayi. Buri wa mbere ku isaha ya 12 z'umugoroba ku isaha y'i Burayi. Nukuri kandi waba koko atari kuyibona kuri ekra, iyo link atabashije kuyibona, yahamagara kuri nimero. Reka nze ndebe nimero rwose, kugira ngo umva afite umutwaro kumva twakwifatanya. Reka muhe nimero yarebaho. Nimero. Reka ndebe, reka nze nyishake rwose, ndayibona. Munyihanganire gatoya, reka mbe nshyizemo akarimo. Azutse yiyeretse umugore bwa mbere, abigishwa be bikingiranye mu nzu, bose bafite ubwoba. Ni nayo mpamvu ahagurukijwe muri ibi bihe bya nyuma ngo azatinyura itorero, uko byagenze kubigishwa. Ninduzi impamvu ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'umugani w'abakobwa 10, itorero rikaba umugeni. Urugamba na Yesu azanye impinduka ku rugamba. Ndayibonye. Reka mbahe nimero mwahamagaraho, mwakoherezaho message mubaza kuri WhatsApp, mubaza link yo ku ntebe y'ubuntu, cyangwa se wumva yashaka gusobanuza uko bagera ku ntebe y'ubuntu, wahamagara kuri akamenyetso ko guteranya 33 76 60 55 077. Ndasubiramo rimwe, akamenyetso ko guteranya 33 76 60 55 077. Urahabona rwose, baragufasha kugera ku ntebe y'ubuntu. Ndakomeza n'irindi tangazo rimwe, munyihanganire. Rimwe rikangurira abantu bose bafite icyo bavuganye n'Imana ku buyobozi bw'ibihugu byacu byo mu karere k'ibiyaga bigari, u Rwanda n'u Burundi. Donc baba abanyepolitike, munyihangane ndangiza itangazo nitabe, kuko umuyobozi arongera aduhamagaye kugira ngo tubane mu masengesho. Yego. Abanyepolitike, yego, abanyepolitike, abasosiyete sivile, cyangwa se abantu ku giti cyabo, cyangwa se abanyamadini. Donc aba bose bafite icyo bavuganye n'Imana ku birebanye n'ubuyobozi, kumva yaba umuyobozi muri karere k'ibiyaga bigari mu Rwanda n'u Burundi, bakomeze kwiyandikisha mu mahugurwa bagenewe kugira ngo bamenye umugambi w'Imana
mu miyoborere mishya y'akarere. Ntabwo tuzapfa kuyoborwa gutyo gusa, ni umugambi w'Imana. Imana igiye kuza kwiyoborera, gushyiraho abayobozi baboneye, bumvira Imana, bazayumvira mu buryo bwose kuko ibi bya politiki na demokarasi n'ibiki ibyo biravaho, mwabishaka mutabishaka biravaho, kuko umugambi w'Imana nuko bimeze, byashyizweho iherezo. Abafite rero icyo bavuganye n'Imana, cyangwa se ushobora kuba wiyumvamo n'uwo muhamagaro ukumva bikurimo rwose, ni karibu iyandikishe, uze ufate amahugurwa, uze wumve uko Imana ibishaka, uze wumve uko Imana ibiteganya, kugira ngo abe ari byo tugenderamo. Yesu aduhane umugisha. twaje intwaro zose z'umwuka mu rugamba haleluya rugamba ari ku rugamba na Yesu azanye impinduka ku rugamba twaje intwaro zose z'umwuka mu rugamba haleluya rugamba ari ku rugamba na Yesu azanye impinduka ku rugamba twaje intwaro zose z'umwuka mu rugamba haleluya rugamba ari ku rugamba na Yesu azanye impinduka ku rugamba twaje intwaro zose z'umwuka mu rugamba haleluya rugamba ari ku rugamba. Ya, alo? 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 twatangira gusenga. Yego muyobozi, tuguhaye ijambo rwose, watuyobora muri ayo masengesho, kandi Yesu abahe umugisha. Murakoze cyane. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ahimbazwe. Mbere yuko dusengera ibirimo kubera mu biyaga bigari, mu karere cyane cyane hariya Nord Kivu na Sud Kivu d'ailleurs, ziriya ni Kivu Imana yavuzeho amagambo akomeye cyane. Ni Kivu ziriho umuhamagaro wo muri ibi bihe biteguriza kugaruka kwa Yesu Kristo gutwara itorero. Ndabivuga kubera ko hari icyo mbiziho. Yego. Rero gusengera, hari ikintu ngiye kuvuga gikomeye. Urumva ibi bibazo, mbere yuko dusenga nyine ntabwo turi bwitumbukuze gusa. Ibi bibazo hariya muri aka karere kacu bishingiye ku kintu Satani, ni intwaro Satani yazanye. Arayivuga ati Imana yabavuzeho ibi n'ibi ntabwo nzabikuraho, ariko nzabikerereza, nzanabamarisha. We azi process, azi ko bigenda. Umuntu yahamagawe bakagira iby'inka yarembye, azi ukuntu abimugendekera. Noneho aravuga ati iturufu ya mbere nzakoresha kandi izabamarisha, ndabizi, mva azasigarana bake. Iturufu izabamarisha Rwanda Burundi Kongo Rwanda Burundi Kongo Rwanda, iturufu inyoroheye izabamarisha n'amoko Tutsi Hutu Tutsi. Rero uko bizagenda kose, uko babisobanura kose, ibi bintu narabihawe, nta n'umwe mburana nawe. Ikintu kihari ni ukuvuga ngo n'amoko niwo muzi, ibindi byose bishamikiyeho. Aha rero niho iki cyuririzi cy'intambara mu by'ukuri. Urumva ngo mu bibaho byose ngo tuhora dushima, kandi ku bakunda Imana byose bifatanyiriza hamwe. Ahangaha ibyuririzi bibiri bihanganye juste by'ayo moko, icyuririzi Hutu cyasohotse, icyuririzi Tutsi kirasohoka. Ikibazo nuko n'abitirirwa izina ry'Imana ubu hari abishimiye ngo ko Goma yafashwe, nta kindi bitayeho, nta kindi kubera icyuririzi cy'ubwoko cyakozeho virisi. Mbese ubirimo irarya, yewe yahashye yatetse ibirimo irarya. Abahutu nabo aho bari ozage, bamwe bizeye ngo ubuhanuzi bwa nande by'ukuri koko, ubu nabo bakavuga bati ntabwo aba Batutsi bari budutegeke, ntibishoboka, kuko ahubwo dushobora gukora n'ibidashoboka, kuko twebwe natwe ni twebwe dushaka gutegeka. Mbese aya mavirisi abiri yasohotse, ari hanze. Buri wese arashaka kunesha undi, gutegeka undi. Kandi gahunda y'Imana yashyizweho ivuga ko 1132 Romain, ko bose bashaka kugira ngo babumbire hamwe mu bugome. Ni ikintu gikomeye kudahishurirwa, biragatsindwa n'Imana.
ubu wasanga n'abapasitori banezerejwe ngo nuko ngoma yafashwe, nta kindi kintu azi, ari igikenya kiri aho gusa kirimo kugenda gitara gusa, ngoma yafashwe, abatutsi twafashe. Mana nyagasani waremye ijuru n'isi we, wambabariye koko. Abahutu nabo barategereje ngo FDR igiye gufashwa na Czechoslovakia na Zrabatani na Peru n'ibihugu byose, ngo noneho nyine kugira ngo bahure, hari ahantu bari buhurire. Ndavugana nawe rero wowe tugiye gusengana, ndakwinginze, niba wumva n'ubututsi bwakwishe, niba wumva ubuhutu bwakwishe, ntubumbure ubwo munwa wawe ngo urasenga, ntubumbure. Niba wumva wishimiye ibyaba, ntabwo wujuje norme za reconciliation, kuko Imana irashaka ko abo yatoranije bahagarara hagati. Ntabwo twari gusenga ntavuze iki kintu. Iyo umuntu, kubera n'abantu bafite ubwoba, bugiye no kwiyongera kuko intambara ntiri buhagarare, igomba kuyogoza aka karere kagiye kunyuzwa mu muriro, ari nayo mpamvu nta n'umwe ushobora kwishimira iyi ntambara ari muzima. Yaba arwaye. Rero twe turasengera abitwa inzirakarengane, sibyo? bapfe batarimbutse. Twebwe basenga ngo umugambi w'Imana aba ari usohora. Uragira ngo se abapfa Yesu arasetse? Uragira ngo se abagore batwite barimo kubyarira ku nzira Yesu arasetse? Uragira ngo se tutwana turimo kwiruka Yesu arasetse? No, kubera ko justice y'Imana igomba kubahirizwa, ariko ntabwo umutima w'Imana unejerejwe n'ibirimo kuba. Sinzi niba icyo ndimo kuvuga abo tugiye gusengana babyumva. turabyumva. Yes. Imana ntabwo inejerejwe n'uko bapfa. Imana iri inyuma ya justice yayo, Imana iri inyuma y'icyubahiro cyayo, Imana iri inyuma y'umugambi wayo ugomba gusohora. Ariko ntabwo yakwishimira ko bombe yikubise mu nzi kamara abantu. Ahantu nta connection, barimo barambwira ngo nta connection mfite, ngo ni déplacer, sinzi niba barimo kunyumva. turabumva neza. dushobora gusenga, turajya muri hahandi ho gusenga by'uburyo bwose bwo gutabaza. Ushobora kudusomera Yeremiya 3:33. Reka mwene data Israel ahagere. Yego. Dutabaza Imana. Yo nari ntombotse, yo Mana yanjye, virise byiza zasohotse. Aho twasohotse sha bamwaye, abastutsi basohotse ngo babanesheje. N'abapasiteri ubwo barimo, kugira ngo nizajya mvuga ibintu ukagira ngo nagiye hanze. Ndi muri bandi batoreye imirimo ya ritari. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yeremiya 33 umurongo wa 3. Ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Ntabaza ndagutabara. Tugiye gusenga dutabaza Imana, tuyitabaze inatuyobora uko twasenga. Ufite virisi y'ubwoko, wishimiye ngo ko umututsi yatsinze, mu by'ukuri ntabwo tumukeneye muri aya masengesho. Umuhutu nawe ubabajwe nuko ngo umututsi yatsinze, nawe ntabwo tumukeneye muri aya masengesho. Dukeneye des réconciliateurs. Iki ngiki ndashaka kuzagisobanura wazi. Dukeneye abunzi, dukeneye abahuza, bariho amavuta yo guhuza, bariho amavuta yo kunga. Yego. Abo nibo bakenewe. Naho ibindi ni ibyo gutuma umujinya w'Imana umanuka noneho kuri abo ngabo. Yego. Abo bumva ko hari ukuntu bameze, abo none se ubu wa gatanu Imana imfashije, Mana nkuko wabinshyizemo, kwa gatanu nshobora kubona akanya kugira ngo hari message mfite, kandi ntago yoroshye. Ntago yoroshye, ni message irimo gutuma mva amaraso.
haleluya ndagushimiye data wera wera wa Isirayeli Nyir'ingabo Mana ishobora byose waremye ijuru n'isi mu izina rya Yesu Kristo turi imbere yawe turi imbere yawe turimo kugutabaza turagutabaje kugira ngo dutabare ducishijwe bugufi mwami data Nyir'ingabo tuje nk'ingabo dutabaranye nawe data n'ukuri data turagutabaje ngo dutabare kandi dutabarane nawe mwami mu izina rya Yesu Kristo nyagora ku ngoma Mana y'ubwiza n'uburuji data akarere k'ibiyaga bigari kameze nabi mwami data Nyir'ingabo n'ukuri ibibazo ni byinshi mwami ababyeyi bariruka abana bariruka abasaza abakecuru mu izina rya Yesu Kristo abasore bariruka mwami Mana data Nyir'ingabo ndakwinginga mwami ndakwinginga Yesu ibintu mwami Mana data bimeze nabi ducishijwe bugufi abo wahaye mwami data umutwaro mu izina rya Yesu Kristo data ndakwinginze kugira ngo mu izina rya Yesu Kristo ijambo ryawe niryo ritubwiye ngo tugutabare uradutaba dutabare dutabare Yesu dutabarire mwami Mana data Nyir'ingabo kuko ni wowe Mana yacu ni wowe byiringiro byacu bizima ni wowe twururiye amaso kuko gutabarwa kwacu mwami Mana data kuva kuri wowe Imana yo mu ijuru wowe waremye isi wowe waremye akarere k'ibiyaga bigari wowe ugafite mu biganza ukaba ugafite mwami mu mugambi wawe mu izina rya Yesu Kristo data nyagora ku ngoma Imana yacu yo biraruhije biragoye mu izina rya Yesu Kristo data benshi bavuye mu byabo benshi birukanse mu izina rya Yesu Kristo data mu izina rya Yesu Kristo iki nicyo gihe mwami data wari warabivuze kuko uri Imana ivuga mwami Imana data kandi igasohoza data wera tabara mwami data nyagora ku ngoma tabara mwami abo bantu bararushye mwami aka karere kararushye mwami Sud Kivu na Nord Kivu bararushye guhora biruka guhora bapfusha guhora mwami Imana data Nyir'ingabo bikoreye amaboko data wasezeranye data wavuze wowe uvuga ijambo rimwe ukavuga bikaba ugahagarara mwami Imana data Nyir'ingabo ukarema n'ibitariho mu izina rya Yesu Kristo tukabibona ndakwinginga mu izina rya Yesu Kristo data Nyir'ingabo mwami mwiza Nyir'ingabo mu izina rya Yesu Kristo mwanzi iteka banzi imbere mwanzi iteka bashaka gusiribanga mwanzi iteka bashaka kujya gutambamira umugambi wawe ariko uri Imana yanesheje mu izina rya Yesu Kristo ni wowe wanesheje ni wowe watuneshereje ni wowe kunesha kwacu ni wowe bendera ryacu turakwinginze mu izina rya Yesu Kristo mutabare mwami mutabare data n'ukuri mwami Imana data turasenze twingingira aba bantu kuko mwami iyo bageze mu bihe nk'ibi data n'ukuri no kubumbura umunwa birananirana bariruka gusa batazi iyo bijya niyo bavuze ngo barasenze mwami biba amatakirangoyi ariko ndakwinginze Imana nzima ndakwinginze nyagora ku ngoma tabara mu izina rya Yesu Kristo tabara ubwoko bwawe Yesu tabara mu izina rya Yesu Kristo data tabara kandi mwami iyo bije nk'uku ntibirobanura mwami Imana data Nyir'ingabo bigwira bera bikagwira mwami data badakijijwe kuko mu izina rya Yesu Kristo data Nyir'ingabo bose bari hamwe ndakwinginze mu izina rya Yesu Kristo data abadafite agakiza turasenze mu izina rya Yesu Kristo mwami Imana data Nyir'ingabo mwami data mwiza bahe mwami imbaraga kugira ngo bakuburire amaso mwami abakigiriwe ubuntu bakaba bagihumeka bari kwirukankana data utwo turago bari kwirukankana mwami data utwo dufuka bahe gutekereza bahe kwibuka rya jambo ryawe bumvise mu izina rya Yesu Kristo data mwami ribagere ku mutima baguhindukirira amaso mwami bakuburira amaso aharaho mwami data wagira ukubagenza nyagora ku ngoma mwami mwiza
wagira uko ubagenza nyagora ku ngoma, wagira uko ubagenza uwera wa Isiraheli, wagira uko ubagenza nyagora ku ngoma, batabare mwami, bahagakiza, baruhuke mwami data, kuko birakomeza ntibirahagarara, kuko mu izina rya Yesu Kristo data, mwami Imana ishobora byose, abagomba gutaha mwami mwiza ubahe agakiza, basinzirire mu mwami data nyiringabo, ndakwereka abagafite mwami, ndakwereka abagafite mwami, bakomereze mu mbaraga zawe, baha imbaraga zawe mwami, kugira ngo mu izina rya Yesu Kristo ibi bihe bigoye, ibihe biruhije mwami data nyiringabo, batagamburuzwa n'ibihe mwami data nyiringabo, erega biraruhije kuko umwanzi arashaka mwami Imana data nyiringabo kurusha n'intore, ngo niba bishoboka bahe gutwarana, bahe kuba intwarane, bakomeze bashikame mu izina rya Yesu Kristo mu isezerano, kugira ngo mwami bakomerere muri wowe mwami. Turasenze ngo bambare imbaraga zose, bambare intwaro zose mwami, bakomerere mu mbaraga z'ubushobozi bwawe bwinshi mu izina rya Yesu Kristo data, kuko kuzimu yazikutse, ariko ijambo ryawe ryaratubwiye ngo ni ukuri turi mu biganza byawe, ni ukuri data ngo nta gishobora kuzatuvuvunuramo. Bahe gukomerera muri wowe, bahe kuguhanga amaso, bahe kuko bakomeze mwami Imana, ubabere ibyiringiro, kugira ngo bakomeze mwami Imana data, babe nka cya giti giteye hafi y'amazi mwami, kimwe cyashoreye imizi mwami Imana data mu mugezi, mwami data bakomere mwami, bambara imbaraga, bagutegereze mwami, Mwuka wera basanga yagora ku ngoma wera, umugambi wawe yagora uteganyije mu ijuru, izina rya Yesu Kristo data, kiba ari cyo kiba. Haleluya, izina rya Yesu Kristo ushaka kwacu ntabwo data, twese mwiza turagushimiye mwami, turagushimiye ko uva gusenga mwami, turagushimiye ko uva kwinginga mwami, icyo ushaka uba cyo kiba. Urakoze Yesu, amen amen, urakoze Yesu, urakoze yagora ku ngoma, yego yego, urakoze Yesu, mu izina rya Yesu Kristo, yego yego, urakoze, yego urakoze, yego yego, yego yego, urakoze urakoze, kandi Imana ibahe umugisha namwe ku kanya kanyu muduhaye, yego yego, ya amen amen. bye bye. naho ye wese duhezwe wandura yandure ibihe dore bya bihe nimukanguke bwabubyutse buraje, mwakira ibihe bidasanzwe byari Uwiteka yavuze, iby'abahanuzi bahanuye kuva kera, dore ngibi imirindi yagira hinda, torero we bwabubyutse buraje, dore ibihe byahanuwe birasohoye, byabihe Yesu yaduteguje, ko ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa, bugahamiriza amahanga yose yo ku isi, torero we bwabubyutse bwahageze. Uzahera ku mutima umenetse by'ukuri, ukogeza umuryango ufata igihugu, uzakwira akarere n'Afurika yose, namwe kota amasimbi mukenyere mwakira ububyutse bwaje. Haleluya. Yego yego, turimo turagana ku musozi, ni ukuri turashoje kandi dusoje dusenga, ariko mbere y'uko dushyiraho akadomo, reka tubanze twibutsa abantu bashaka kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, tubagarukeho. Hari uwaba yari kumwe natwe, hari uwaba byumvise akumva yifuje kumwakira, tumufashe mu isengesho, tumufashe mu isengesho. Waca bugufi, waca bugufi nk'uko turagusomera. Reka mwene data adusomera ijambo ryo mu Baroma, mu Baroma 10:10, dusomere twumve. Yego, Abaroma 9, Abaroma 10 no kuva ku murongo wa 9. Yego. Niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami,
ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye uzakizwa. haleluya Kuko umutima ari wo umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. haleluya Haleluya. nuko formule niyo, nta bindi, ni ukwizeza umutima ko Yesu Imana yamuzuye mu bapfuye kandi ari umwana w'Imana wavuye mu ijuru akaza kuducungura. haleluya hanyuma ukabyaturisha akanwa ukavuga ngo uramwakiriye nk'umwami n'umukiza bivuye mu ndiba y'umutima atari ku munwa gusa. Niba bitaragushyika mu ndiba y'umutima, nta mpamvu rwose yo kubikora, nta mpamvu. Ni ukwemeza umutima wawe ukabyemeza uti nkurikije ibyo numvise ndebye ibihe aho bigeze, nta handi ubuhungiro buri, nta handi ngomba guhungira, nta handi ndi bukure imbaraga, ni muri Kristo Yesu. Umutima wawe niba ubikwemeje rero ca bugufi tuvuge iri sengesho, ndagufasha kurisubiramo. Uvuga uti Data wa twese mwiza, se w'umwami wanjye Yesu Kristo, numvishe ijambo ryawe riransinze, numvishe ko ngomba kwizera umwana wawe Yesu Kristo, nkamwizeza umutima, nkabyaturisha akanwa kanjye. Ndamwizeye, nizeye ko Yesu Kristo ambera umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Nyemerera amaraso ye anyoze antunganye, ankureho ibyaha byose. Amazina yanjye yandukurwe mu gitabo cy'urupfu, yandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Nanze ibyaha byose na Satani n'ibye byose. Ndaguhindukiriye Kristo, ndakwakiriye ngo umbere umwami. Urakoze kunyemereye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Urakoze cyane, ni ukuri byoroshye gutyo kandi ubyizere uko bibaye uko. Hanyuma reka ngusengere wowe wakira Yesu Kristo n'umwami n'umukiza kugira ngo ukomere, ushikame, ukomeze, umwuka wera kuyobore. Ukibyizera umwuka wera arahari, ni ukumubwira uti mwuka wera ndahari, nyobora. Kuko abayoborwa n'umwuka w'Imana, umwuka wera nibo bana b'Imana, kuko ubwo ubaye mu mubare w'abana b'Imana. Uvuye mu bantu Imana yaremye, ugiye mu bana b'Imana, kuko Kristo arakubyaye. Data wa twese mwiza, Imana igira neza, se w'umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye kuri ibi bihe byiza uduhaye. Turagushimiye kuko uri Imana y'urukundo, uri Imana y'imbabazi. Imbabazi zawe zihoraho, ariko kandi zikakirwa n'uwo nguwo uzemeye Data. Aba baciye bugufi imbere yawe mwami, baciye bugufi imbere yawe kuko bemeye kwakira Yesu Kristo nk'umwami wabo mu bugingo bwabo, kuko n'umwana wawe watanze kugira ngo azaducungure. Umwizeye wese akamwakira, akabyatuza akanwa ke, ahabwa ubushobozi bwo kuba umwana w'Imana. Haleluya. Aba rero bagiye mu gitabo cy'ubugingo, aba babaye abana mu rugo kwa Data, mu izina rya Yesu Kristo. Data, ndagushimiye ko ubuntu bwawe bubagezeho, ndagushimiye ko babwakiriye. Reka babukomeze Mana nziza, bakomerere muri wowe mu izina rya Yesu Kristo. Data, imbaraga zawe zimanuke zibuzure, kuko banakwakire mu gihe cy'ishiraniro, bakwakire mu gihe kimeze nabi. Ubabere mwami ibuye rikomeza imfuruka, rikomeza imitima yabo, ubasane, ubomore, ubegeranye, kugira ngo mu izina rya Yesu Kristo bakomerere muri wowe. Ubabere igihome kibakingira, ubabundikire mu mababa yawe Kristo. Maze Data wa twese mwiza, umwuka wera bayoboze mwami Imana Data, ubwenge bwawe n'imbaraga zawe, kugira ngo abashyitse kucyo abahereye agakiza, kucyo wabarindirije iki gihe. Hari impamvu bakiriye agakiza uyu munsi. Ahari wenda baragukorera, ahari wenda barinjira mu gihe cyawe, igihe cy'ububyutse kije bagukorere, cyangwa se baranataha. Rega muri Kristo kubaho ni inyungu, no gupfa kubaho ni byiza, no gupfa ni inyungu ku mukristo wese. Banapfa bagataha baruhutse imihate yose, baruhukiye muri wowe.
izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ndagushimiye mwuka wera, bafata ubarere, ubakuze, ubakurisha amata y'umwuka, bajye mu ijambo. Ndabaturaho gukunda ijambo, kuko mu ijambo niho dukurira, mu ijambo niho tumenyera icyo Imana ishaka, mu ijambo niho duhishurirwa, mu ijambo niho twambarira tugakomera. Mu izina rya Yesu Kristo data, ndagushimiye kugira ngo bakure bagere ku kigero cy'igihagararo cyawe Kristo. Urakoze, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turanezerewe natwe dufatanyije n'ijuru kunezerwa, kuko ngo iyo umwe abonetse uwo nguwo mu ijuru bararirimba, nibyo byishimo bijya biba mu ijuru, natwe tunezeranywe nabo mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Urakoze Yesu, urakoze nyagora ku ngoma. Haleluya. Era ku mutima umenetse by'ukuri, ukongeza umuryango ufata igihugu, uzakwira akarere n'Afurika yose, namwe pota amasindi kenyere mwakira ubu. Dusoreje ahangaha rero bakundwa, Haleluya. reka na mwene data Haleluya. yego abasezere. Haleluya. Oh. Umugore umwe wakuwe mu mugabo, akamubera umufasha, akamwuzuza, akamubyarira mu nda ye niho hakomoka. Haleluya. Yo bene data rero turabashimiye kuba mwabanye natwe gukurikira ibiganiro byacu. Tubasabiye umugisha ari abari live bagereho, ari abasoje namwe nuko Uwiteka yaramukoresheje ashyira urwango hagati y'urubyaro rwe n'umugabo. Uyu mugore afite ibanga, ni nayo mpamvu yahagurukije batarabe batarashirira ku icumu. Umugore ari mu rugamba, urugamba na Yesu azanye impinduka mu rugamba, twaje intwaro zose z'umwuka mu rugamba. Haleluya. Rugamba urari ku rugamba, urugamba na Yesu azanye impinduka mu rugamba, twaje intwaro zose z'umwuka mu rugamba. Haleluya. Rugamba urari ku rugamba. Umugore niwe Uwiteka yahisemo, amunyuzamo umucunguzi Yesu Kristo ngo azakize isi. Yesu kumva ye azutse yiyeretse umugore bwa mbere, abigishwa be bikingiranye mu nzu bose bafite ubwoba. Ni nayo mpamvu ahagurukijwe muri ibi bihe bya nyuma ngo azatinyura itorero, uko byagenze kubigishwa. Ninduzi impamvu ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'umugani w'abakobwa 10, itorero rikaba umugeni. Urugamba na Yesu azanye impinduka ku rugamba, twaje intwaro zose z'umwuka mu rugamba. Haleluya. Rugamba urari ku rugamba, urugamba na Yesu azanye impinduka ku rugamba, twaje intwaro zose z'umwuka mu rugamba. Haleluya. Rugamba urari ku rugamba, urugamba na Yesu azanye impinduka ku rugamba, twaje intwaro zose z'umwuka mu rugamba. Haleluya. Rugamba urari ku rugamba, urugamba na Yesu azanye impinduka ku rugamba, twaje intwaro zose z'umwuka mu rugamba. Haleluya. Rugamba urari ku rugamba.
yesu azanye impinduka ku rugamba twaje intwaro zose z'umwuka